abantu bose baravuze ngo Paul perezida w'amagaju ngo ni gute yafashe match y'amagaju na Rayon Sport akayita derby. Ni ikintu cyaje akayita mutware da byose arabidusobanurira nyine icyo cyo cyamuzanye se ariko reka tubanze tumusuhuze Paul muraho egera mikro neza Namahoro weekend nziza yana twese hamwe ni weekend y'ibirori uraduha ikaze mu majyepfo ariko natwe turaguha ikaze kuri izi mikoro. Asante sana kabisa nabaha ikaze mu majyepfo ahangaha muhafate nk'aho turi Nyagisenyi uyu munsi mbaha ikaze Nyagisenyi ni Nyagisenyi uturi Nyagisenyi uyu munsi turi Nyagisenyi wumve uburyo rero ukomeye twanze kwakira uyu mugabo muri Rayon Sport amaze amasaha abiri ahangaha gutegereje ariko twanze no kumuvugisha ntabwo twashaka kumuvugisha utarahagera. Ese perezida waraye uzamwakira ariko nabanza mbwire Tadeyari yagombye ko bari hano aba perezida baravugana perezida muraganira narinze ko ari we nsanga hano ariko n'uyu muvandimwe nta kibazo buriya yamuhagarariye ngo shobuja ari he ngo bosi wawe ari wasanga akiri mu nzira. Abazi amateka rero uyoborwa n'abaperezida ndi umwe mu baperezida rero bari hano nta kibazo abaperezida benshi nicyo nagiye kuvuga kandi ndi umwe muri bo uri umwe muri bo igira abaperezida benshi kugira ngo umuntu amenye perezida Byiringiro Bernard perezida wa Le Bleu du Sud club yo mu majyepfo ahubwo se yavuye ntabwo akiri perezida asigaye ari muri komite ya leta ariko se Byiringiro ari amafaranga ari biri uri turavuga ibihuha utwicayemo muri Rayon Sport ushinzwe inteko rusange yabaye ku itariki 16 z'ukwa 11 yantoreye ko umwe mu bagize komite ngenzuzi auditeur wa equipe arakomeye ari mu bintu by'ifaranga arakomeye harimo kandi agenzura urufaranga amafaranga nyenegera umugoresha w'ikoro ubugenzuzi mu ma equipe ntago ari amafaranga gusa ni byose ibikorwa bya equipe none urabona nka Rayon Sport n'umuryango ufite ibintu byinshi ntago ari umupira gusa ni harimo equipe y'abagore harimo iz'abana ariko mwabonye ko n'ibindi bikorwa twatangiye ibyo byose rero turabifite mu nshingano kubikorera ubugenzuzi tukareba niba bikurikiza amategeko niba bigenda ku murongo. Hanyuma perezida nyari cyo aramubazaga yaraye Nyamagabe yaraye Huye yo naraye Nyagisenyi waranye Gisenyi ngo kora Nyamagabe kuko naraye ku gicumbi cya equipe hanyuma turacyagana n'ubundi ariko ndifuza ko tujya hanze ya studio kugira ngo tubanze twumve abafana no munsi wa match muri rusange abafana bo b'amagaju biteguye guti match abafana ba Rayon Sport se abari bageze Huye cyangwa se abafana ba Rayon Sport babihuye nabo babyutse basoje umuganda bimeze gute twakire mugenzi wacu Peter Twagirimana atubwira aherereye Peter uratwumva twakire mugenzi wacu Peter Twagirimana atubwira Peter uratwumva ndabumva neza cyane Rovuyanga hanyuma uhagaze he magingo yangaya muri aka karere ubu aka kanya tuvugana magaze muri gare ya Huye ahari abantu benshi bari kuva mu bice bitandukanye baje n'ubundi kureba iyi mikino iza kubera muri aka karere ka Huye muri iyi weekend. Abareyo urabona mama bisi arimo araparika abareyo babona aho ngaho n'abafana b'amagaju bavuye Nyamagabe. Yes, abafana b'ikipe ya Rayon Sport barahari benshi cyane ariko ab'amagaju sinzi niba biraye ku Nyamagabe ari hafi bo ntabwo ndi kubona ari benshi babanje gukora umuganda Nyamagabe ni hafi nta sahirimo kugira ngo baze kugera inama buganiriza abareyo aho ngaho rwose ubabaze uburyo biteguye match nibo ntabwo bafite bwo kuza gutakaza uyu munsi basanga hariho hose. Yes, ndi kumwe hano n'umufana wa Rayon Sport uratangira utwibwira tubwire amazina yawe and then tubwire
uyu munsi mwiteguye gute ikipe y'Amagaju? Murakoze cyane, banyita Ramazani, nkaba ndi umukanishi wa gukanika kwa Steri hano muri gare. Iyi match ngewe uko nyibona tugomba kuyitsinda uko byagenda kose, kuko turashaka gushyiramo ikinyuranyo cy'amanota 6 hagati yacu na Mukeba, noneho ku buryo ejo nabo bazaza bakajya gukurikirana ibyabo, ariko ibyacu twebwe twabirangije. Urabishingira ku kipe y'Amagaju ubushize yagaritse Mukeba, wowe ntabwo ufite ubwoba ko inkoni yakubise Mukeba uyu munsi nawe yagukubita? Ubu tuvugana nubwo bashoye amafaranga menshi mu kugura abakinnyi b'abahanga, ariko twebwe nk'ikipe yacu, nk'ikipe dukunda, nta mfana gusa turayikunda no ku mutima, twebwe tugomba gutsinda match uko bishobotse kose. Tubara amanota 3 niyo tugomba kubara, kandi tugomba gutsinda ibitego byinshi, tugashyiramo n'ikinyuranyo kinini cy'ibitego, apana amanota gusa. Aha, ndi kubwa n'undi mufana wa Rayon Sport, wowe bimeze bite? Nje nitwa Enoke, ndi umunyeshuri hano muri Butare, ariko icyo nzi neza cyo nuko Amagaju nta kintu yakora. Amagaju arakomeye cyane, barakubwira ngo ahangaha ihuye bamaze kuhagira mu rugo. Wowe ubushize ntabwo byagenze neza, uyu munsi icyizere uri kugishingira kuki? Winteza abana, none se Amagaju ni ryari yigeze nsinda? Mbarira umukino w'inyibutse. Fazare turabizi waranganyije, ntabwo yigeze nsinda. Uyu munsi ntabwo bufite. Ubu nagira ngo nkubwire ko mbona nta cyizere wifitiye. Ubu nagira ngo nkubwire Amagaju ararya ibitego 3. Icyo kibazo rwose ntongeye no kukimbazaho, n'uruca abana n'umwana yagikemura.